kuri live man niyo ivanyeho aravuze ngo reka jewe ndi gasipi nababara gasipi na doraraniranye furigisi akweretse kuri kini ukiri hasi kandi uvuga ngo ugiye kurwanira ntuza ngo ugiye kurwanira amarushanwa ngo azazana igikombe ako se yagiye umuntu yaduserukiye amarushanwa yagiyemo gasipi sinka yayandi ntuza yagiyemo ari yakurazana iderapo ako se ari yakuragiye mu marushanwa y'ibiki kandi bajya bayajyamo gukora iki se abakinnyi ba filime hari filime y'icyongereza akina nacyo ko ari ikibazo ngo gasipi nuwe gasipi nanjye simuzi musanze hano ku live budafite interineti ubu live zabuze interineti sawa ubwo rero mwari muzi ko haza guca ngo ngo nugere ngo muri Cote d'Ivoire ngo turaza gutumbagira karayivu ngo hahire rimwe akarayivu kanyu abantu bedi nanjye rero ko nagikora live abantu ntabwo bakibyita undi nakoraga nabaga njya bagahurura ariko ngo yewe ngo bari promoting ngo mwari muri promoting ngo ibintu bya gasipi ngo agiye ngo muri Ivory Coast ngo harahiye taraza kibamba dumba nataraza dumba hashagote bagwaye gasopa don't forget umase uruka kuno ajya gumuza gukora uturayivu se nkanga ajya kumbwira ngo free waretse ubwo burayivu nkabaga ati njye narayivu rwarahize buri kanya mba nabarabuye mukanya ariko ubu ngubu kugira ngo ure live biba bingoye kabisa ndaza kukubwira uburyo byaciyemo ngo wabaye ngo muhitinzi ngo nta mwanya ukigira wa oya ntago ari by'ubuhitinzi dore Friday ndi mu rugo abanyarwanda mu makazi ntabonye Kigali ari ibimenyane gusa dore ndi mu rugo kwa gatanu nyamara hoye nabonye baragushushanyije kujya stage n'intuza n'agafoto ariko mana ariko umva mfite umuntu abantu barankunda bakeya sivuze ngo ni mwese bakeya bikora neza pe njye n'umuji yitwa Carton yashanye ntago muzi ako mani mwagiye munyurwa ajya domba ngo nguyihe nzoga shande azivuyeho ndi mu gukora ndi mu gukora bari simusigaye mubona ko yirirwa yasirenza agatuza yakaniza ariko urakani kanyagasani we ese umuntu namenya ko anashaje umurezi aragenda agakora gym akadutuburira kuri baby face ye ngo ndi muri 25 ayewe ariko ibyo bintu byo gutukana unyesa umurezi oya ntago birenze neso umurezi niba nayivu niba n'umubyeyi koko unyise ayo magambo mu wowe ndumva muze ngo nkome ribuka kari akagabo nyagasani mana umuntu uramwita umurezi agatitira ati mve kuri live yawe ivuge n'ahari maye nave kuri live yanjye mve kuri live yawe wivugira ibintu byawe by'abarezi wenyine uyu mwana akeneye umuterapisi imana icyazi baguhabije wampaye pasi ya DJ Frigis erega nta pasi irimo kuri DJ Frigis nta kintu kirimo ariko umunsi bahagurukiye abatinganyi nawe ntabwo bizarangira bazabagurikira se gute hano turi kwa Museveni akari igihugu kimeze neza cy'umutekano none se birandeba ko wose ari umuco nyarwanda nibashake nese ibyo bintu kandi izina ry'Imana ibyo bintu birambabaza mani mwagiye mureka mani ko wose ari umuco nyarwanda umuco nyarwanda njye turimo turasukura umuco nyarwanda baraje bahagurukira abatiga dufite boyfriend mani mwagiye mundeka mani ase ninde ubikubajije wowe ninde ubikubajije ko twinivugiye kubatinganye gusa none se ubivugiye iki kera ndimo nareba aba comment dasoma ubisusimbuka
basukura ibintu byose, basikure oya ariko n'abatinganyi. mani kandi mani ni wowe ukunda kubizana buri gihe mani izina ry'Imana kandi duha izina ry'Imana njyewe ujye ungendaho gake kuri ibyo bintu je mani nigeze mvuga Ferigisi hari ikintu namuvuzeho. urana Ferigisi ukuntu uri kwigira umwana mwiza oya urana ukuntu uri nakuvuze. guciringa Banyarwanda muri comment munyandikire mumvuze niba hari ikintu nabajije Ferigisi jewe hari ikintu ciringa yekana nakore ushaka ababogare rero ngo atanereta dumba ako kantu uzagace rugongo ako nebikira boyfriend wo kujijisha koko Ferigisi mukamutesha umutwe ngo rata so cute umva ndabiyamye sheri dusukura umuco nyarwanda. ese ako man iki se ngiye kamiyore nta nicyo kuvuga nabona ariko man ngiye barandenganya man barambabaza man mwagiye mundeka ariko ubundi nk'ubu ushaka ikido ko nyiryamiye ngiye kwa gatanu ko ndi home ko mfite n'ishaza ngiye basi reka nkubere boyfriend basi itishaza ewe nkubere boyfriend shu niba utari daddy niba utari we mfite imodoka iyo modoka zuzayiriza indege barakumbwiye furi barakumbwiye ye akose ngo ariko bani cyane iyi si nta muntu n'umwe wo kwizera uhari niba uri kwizera bisige kuri iyi live wigendere ubeho utumbagira gusa barakumbwiye furi ngo iki se ako se reka Ferigisi reka nzajya nkubwira ngira Ferigisi ngo iyo ufite imodoka uzi ko buriya na Kasipi wamuharariye ngo akamodoka afite. yesu we ako uzi ko Kasipi ari umudije umugenzi wanjye mukuru kandi wanamfasha n'ibintu byinshi wakongyeho ari njye wabahuje igo koko muribagirwa ariko abanyarwanda muribagirwa ahubwo ntabwo waramubwiye ngo Kasipi ngo dore Ferigisi nguyu ujye umufasha ujye umurangira ibirakurya ugira iki ndabyibuka mani turi kuva nende gucuranga ninavuye gucuranga sinibuka yarampaye ride kabisa cyaze mani ndabyibuka ninjye waguje na Kasipi ninjye wakuri komanze kwa Philipita si njyewe ninjye wagutwaye kwa Sabi si njyewe furi ninjye watumye rinatangira kugupostinga bika ibiganiro byawe si njyewe ibyo bintu wibivuga hanga mbabarira ngiye nabi kugenda Irene yajyaga afata ibiganiro yakoranye na Ferigisi bakakirangiza ikiganiro cy'amasaha 2 Irene akakibikira ibyumweru 2 nkamamagara nkambwe ati Irene wasohoye ikiganiro cya Ferigisi ukibikiye iki urumva atangira kugupostinga uba bakikurangiye abakikurangiye Irene ndabiza kunza kwirakaza naye nirakaza twahita turajya tujya ku kandi karayive sigaye kuko nyirane bifo na Irene wamba bareka mfasha nagende Irene kagira kampostinga ko dufitanye n'ikiganiro waretse basi kikabaza kigasura hari kiriyo ntikigumeyo cya after party yo kwa Davis kabisa twese aza nyine kubereka ibintu byagenze reka nkubwire gusigaye utwika nkubwire impamvu utagitwika yago TV show niyo yatwikaga iragenda Irene nawe aguma ashwana n'abantu bakorana ubu ntabwo agikorana na Skyto ngira ngo warabibonye buriya baba bafite ibintu bapfuye kuma nabonye Skyto ejo bundi ubwo ngira ngo biyunze ariko bya bintu bavugaga ngo sinzi ngo babyita ngo icara wige urabibona ko byaze Sabe nawe asigaye akora ibintu byo kuri internet ubu Ferigisi ahantu hose uretse ko nagaca n'ubu ngubu kakubereye ucano bwose buri hasi kuri wowe isimbiza nase hari agaca uretse kwa Irene hari ahandi hantu wakoreraga kuri isimbi urasubira kwa cyane
yarambwira ngo se uransuhuza aranoga kuzura u Rwanda. ariko Frigi wowe kabisa ushobora guhura na cyane ukamwirengagiza ukuntu nkuzi. Ntabwo namwirengagiza, njye ntabwo neguri, ahubwo cacana niwe wanyihisha. Afu cacana yanyihisha aturamusenze sha. buriya nturebe ko n'ikindi kintu Jackie yazize ni ukumva ko yabaye umusitari cyane, ibyo bintu birabangiza. Ibyo njyema numva ntabirenze kabisa. Umusitari nta modoka ugira i Kigali, nta nzu ugira i Kigali. Nk'ubu nta muntu wambwira ngo uri umusitari wumve kubyemera, gusa ndapushinga of course nkakora n'iki, ariko kuba umusitari mani nta kintu uragiye, nta kebo ufite, nta nzu mfite i Kigali nyirwana n'iki ze nka gushiriraho ibiceri. Ndumva amaye mamba zawe nka gushiraho ibiceri. Shiraho kuremera dumba koko. Shiraho baduhe, shiraho bame. Dumba ninjye umwohereza. Ajya yanyohereza Ferigisi, ntabwo mfite namba zanjye zo muri Kigali. Ferigisi niwe ashobora kugera kwa Ferigisi akayamega. Ferigisi ni umwizerwa. Ese utanyizeye kwenda kwizera umwana w'umuntu kuri aya masaha bitarakonfirimwa, utanyizeye byagenda gute? Ako mani njye biriya biboro byo kuvuga ngo abashaka kuntwikira no gutwikira Ferigisi, abashaka kuturemera, dore muturemere kuri iyo namba, dore bigeze kure. Ubukene buratwisha nitwakoze. Cacana uzi ko duye mani yanyihisha. Cacana yaramamagara nga wase wabaye umusitari nijya kuzanye ngo uzanyihakana. Uzamwihakana kandi Cacana arangije arambwira ngo Friki ngo ibyo byose ngo twavuganye mu nyina abirikodinze ngo noneho zibeshye se sha ngo mite nsori no ngo ino call twavuganye. Arasetse avuze no muri hari abantu ari abantu, niyo mpamvu njya mvuga ko nkunda abakinnyi ba filime bo man nka Cyakira mani kiravuga ati Nyakiso niwe yanzanye. Urumva Nyakiso nawe nataba filime bafite confidence nkunda. Urabona abantu bari hejuru iyo bagenda binspiringa abantu bari hasi, bintu bigenda bikora. Nk'ubu abakinnyi ba filime bose usanga bose bazi gufashanya bose. ariko music aba DJ mama nanjye yari ibisazi music n'aba DJ reka ariko bamaze kubona ko n'abana baba influencer n'abari abana beza. barafashanya, barakundana, barakorana. Nk'ubu ngubu urebe nka banyita Cedric, ba Emegadi, aba bana bato nazanye, ba Amideli Rwanda, abangaba ni abana nigishije. Nk'uko meze niko bameze nabo. Ubundi umuntu bari hejuru uko amera nawe niko mugenda mumera. Ntabwo basanga murimo nguwanga nuza, barakurana. Buriya dufite akagurupe kacu tuba turimo twitera story tukaguma tuzemamane, kandi ibyo n'ubu turi man. Ntabwo tujya tuvangamo abantu, tubashizemo mushobora kutwimenyereza ugasanga turimo turatwikira mwebwe gusa. Sawa nari nkababwira ati move nuko move ni kuriye, move nuko move ni kuriye. Mukomeze mwigire iyo pride kabisa. Iyo pride kabisa. Nk'ubu jewe nzirutse mu gitondo nkaba nahane ndabizi ko abo bana batwika kandi bagatwika neza badafite ibintu byo kwangana n'inzangano n'iki. Yabonye ko nambaye no freaks no vibes. No freaks. Ibyo bintu ntacyo bifite bikumariye. Birakimariye cyane shari. Bikumariye iki? Ese wa wundi washaka gutanga amafaranga byagenze gute? Oya ntayari butange mambazi. Nose ufite icyo ubwira abanyarwanda uretse kuba ko njye nkeneye akazi kandi man murabizi ko nwikanye ntabwo ibintu byo gutwika mbyinginga iyo ngeze hano kuri stage ndabomora. Nanone bwira abantu ko ari njye wagukuye mu kwambara ibintu by'abagabo ngushira ku by'abakobwa. Uyu mugabo mubona hano watumye nambara string for the first time shaman mu buzima. Rero njye nakubwiye kwa nk'iyo string ushizemo iki barangiza bakaga ngo ni Dumba. Nk'ubu ngubu ndimo ndagupromotinga ni wowe uvuga ama string. Nese sinayambaye kubera wowe sambwa ati ibyo bintu by'ibiboxer wagwane nkavuga ati ariko kagiye kubaza nako ntago nayiguze nabyibutse. Warayitinya
ntabwo nahitiye n'umukobwa bita Odile ni umukire Kibagabaga yaraje nambwe Odi bagura amasitiri aranga muzaza bigera akabana ese wateye ivi ko nabonye ibintu byo kwiriza mu byumba wateye ivi mwana niwatubwira nk'abavandimwe titi cyangwa muri gukina plank y'ababesto baterana ivi mutubwire ibintu bya titi yongeye birangije kundambira ibintu bya titi na nyambo mwana basenzi nabo ibintu bya titi na nyambo narabirambiwe sha barakabije banze kutubwiza ukuri biba bigaragara cyane noneho ngo nkete ariko bitera umujinya ndakabyihorera nyine ndabivugaho nkabiha urubuga bitera umujinya sha birajena nabanga noneho hari uwundi wazanye ibindi Keys ngo muhanzi muri talented ngo Rareni ngo ni mushikiwe noneho tinya kubesha umuntu ngo mushikiwe Keys byonyine iyo basetse ukareba amenyo uhita uvuga ati abantu ntibavukana kuko hara niho kimenyetso kiza kiri ikimenyetso cyiza cya Rareni na Keys uzabwire niba ushaka kumenya ko Keys na Rareni batavukana cyangwa badafite icyo bapfana babwire baseke babwire baseke uraza kureba hano hahi oya hara niho bita panjukacu hara ni muri panjukacu mwana mu kazi ko hano kwa Keys ndahareba nkahibwira waretse kuvuga ayo magambo waretse kuvuga ayo magambo nayo basira abantu ngaho Rwanda hatari impano nyinshi dore abantu muri comment ariko mwagiye mureka mwagiye mutuza ariko amakuru yo mfite mu buzima pe amakuru yo mfite nizere uriya si mushiki wa Keys uriya si mushiki wa Keys planes Keys guys mukomeze mufolo thank you so much umbasedu kuki umwana y'umukumbe manuki ukigurutsa ari bitagufata se mpomora afite 20 ongeraho nta kibazo ubeshe nugupfa kuba uri hejuru ushobora kongeraho nyine wambwa niba ufite nka 21 hari ukuntu iyi sound nkaho ari miki ariko iremewe so rero icyo ukora kubera nyine ufite 21 iremewe n'ubundi wowe itawongeraho kugira ngo noneho umuntu niyikanga uvuge ngo ati umuntu ufite nka 24 asa wamugani nyine n'ubundi ntabwo yanda ngahita avuga ati njye umuntu ufite 25 usaza umaze 25 ntabwo yisa ariko 24 murasa gase ni ingurube ijya kona munyumvire mumbwira muganda nyandikire nge ntabwo nakanga umwana wa UG mwiza kuriya sha urakina ngo yansanze kuri live arankunda sha nawe umusanze kuri live ye mbona aranyikundiye ariko ngiye murana basheri n'ubundi se buri kwezi erega Fergisi physically cyangwa facially actually ntabwo ari na physically ndavuga facially umuntu arebye ku isura gusa nta mukungu wagusubiza inyuma kereka nyine bakuzanye wese bakakwera